Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba nongeye kubasuhuza nanone ikaze kuri cano yacu. Ndagira ngo nkushimire wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Yesu aguha umugisha kandi wowe utarakora subscribe nawe kora subscribe kugira ngo tujye tubana kuri cano yacu, twubake cano yacu. Turacyari bakeya ariko twizeye ko munsi ku munsi tuzajya tugenda twubaka abantu biyongera. Yesu abaha umugisha. Ubushize twaganiriye turimo tuvuga ku bijyanye n'imbogamizi abantu bahura nazo zituma abantu babivamo. Tubigereranya nk'imisozi iri imbere yacu, buri wese agenda yinyuraho, rimwe na rimwe ikadukingiriza kugira tutabasha kureba iby'Imana yaduteganyirije, tutabasha kumenya ibyiza Imana idufitiye. Twavuze ku kintu bita ikigeragezo. Uyu munsi nanone tugiye kuvuga ku kindi cya kabiri. Nabwiye ko ari ibintu bitatu. Uyu munsi turavuga ku kintu bita ishuri. Tugiye kureba ikintu bita ishuri, ese ryakubera imbogamizi kugira ngo ugere ku cyo Yesu yagufatiye, mu buhe buryo byagenze bite? Reka dusenge Imana hanyuma dukurikire turebe ese niki Bibiliya ibivugaho, ese mwebwe mubibona mute? Ubwo komenti ni izanyu, muze ku makomenti uko mwabyumvishe. Yesu abaha umugisha. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya nk'uyu kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ni umwanya mwiza tuba tubonye kugira ngo twongere duhugurane, kugira ngo tubashe kwitegura kuko tutazi umunsi cyangwa igihe uzazira. Ariko ibimenyetso byo kugaruka kwawe uko bwije n'uko bukeye tugenda tubibona, bigenda bisohora. Ndakwinjiza kugira ngo ubane n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo abashe kwitegura, abashe kwirimbisha, kugira ngo umunsi uzaza asange twiteguye kandi turi maso. Urakoze bana natwe, umfashe muri iki kiganiro, afashe na buri muntu uwo ari we wese uraza kudukurikira, kandi twese icyo twifuza no kuzabona ubugingo bwawe buhoraho. Urakoze, ngushimiye kuba uri bubane natwe kandi ukadushyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko nari mbabwiye nti hari umusozi uri imbere yacu, rimwe na rimwe utubera imbogamizi, kandi abantu benshi bawugwaho ugasanga babivuyemo iby'agakiza, byo kwizera Yesu, byo kwizera Kristo, byo kwizera Uwiteka, babivuyemo barabiretse. Kandi ari ba bantu twizeraga, ari ba bantu twafatiragaho urugero, ari ba bantu babwirizaga ubutumwa bwiza, ari ba bantu bigishaga ijambo ry'Imana neza, ari ba bantu bari bafite ubuhamya muri sosiyete, ariko ugasanga babivuyemo mu buryo butunguranye. Hanyuma ishuri rero naryo riri mu bintu, riri mu kintu kiba imbogamizi mu byo kwizera. Ariko nyamara mu nyumve neza, ntabwo ishuri ari ribi. Bibiliya rwose igaragaza ko ubwenge ari bwiza. Imigani 19 hatubwira ko rwose kutagira ubwenge si byiza, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Mu migani iyo tuhasomye dusangamo ikintu bita ubwenge, rizamo inshuro nyinshi. Ariko Bibiliya igenda igaruka kenshi ku kintu bita ubwenge. Ubwenge iyo budakoreshejwe neza nabwo bushobora gutuma uteshuka, ukateshuka umurongo, inzira wari urimo y'agakiza ukayiteshuka ukayivamo. Hanyuma iyo tuvuze ishuri rero twese twumva kwiga, twumva ubwenge, twumva ubuhanga, twumva ubumenyi. Ibyo byose ni ibyo dukura ku ishuri. Tuhakura indangagaciro. Ubundi abashakashatsi bavuga ko 40% by'imyitwarire umuntu agira abikomora ku babyeyi, hanyuma 60% tubikura muri environment. Muri environment rero ni naho dusangamo ishuri,
niho dusangamo abantu duhura nabo muri iyi si, mbega imyitwarire y'abandi uko bitwara bagenda batwemfuruwansa, bigatuma hari imyitwarire tugira. Rero bifite 60% nicyo kigero kiri hejuru. Ishuri rero ni ikintu tudakwiye kwirengagiza, mu Kristo mwene data ni ikintu udakwiye kwirengagiza, ukwiye kwitondera. Tubona ingero nyinshi uko umuntu arushaho kunguka ubwenge, arushaho kwishyira hejuru, uko umuntu w'umuhanga uko agenda asoma ibitabo byinshi, agasoma ibitabo, agahura n'abanyabwenge bakamubwira uko ibintu babyumva, usanga kenshi na kenshi yinjiye mu cyiciro cyo twakwita ubuhakanyi. Atangira guhakana, atangira no gucanganyikirwa, akatangira kwitiranya ibintu, mbega bikamucanga bikamuyobera, bikarangira atangiye kurwanya Imana. Kandi rwose mbere nk'uko twabibonye mu kigeragezo, twabonye ko iyo umuntu ari mu bigeragezo arasenga cyane, yegera Imana cyane kugira ngo imutabare abivemo, agasenga kuko nta yandi mahitamo aba afite nyine. Ariko umuntu iyo yatangiye kugera mu ishuri, yatangiye gukandagira mu ishuri, atangiye gusoma ibitabo, atangiye guhura n'abanyabwenge benshi, atangira kwiga icyo bita filozofi, agatangira ibintu kugenda atekereza ati kubera iki ibi ngibi, ese ibi koko nibyo? Atangira kugenda yibaza ibibazo, hanyuma ibyo bibazo bikageraho bimushora mu rwobo, bimushora mu mutego, bikarangira abivuyemo. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu itugirire neza. Biragoye kubona umuntu w'umuhanga, ni bakeya b'abahanga babasha kwizera Yesu. Uko umuntu arushaho kugenda agira digiri iri hejuru, agira impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi iri hejuru y'ikirenga, niko arushaho kugenda iby'Imana agenda abigenzamo gakeya. Ibyo ni ibintu tugenda tubonesha amaso, tugenda tubona. Ariko mu by'ukuri nagira ngo nkumenyeshe ko uwo musozi twese uri imbere yacu, twese uri imbere yacu. None tuzawurenga gute? Ikibazo ni uko waba utazi ko uwo musozi uhari. Ngewe icyo ngamije ni ukukwereka ko uwo musozi uhari kandi ugomba kuwurenga. Uwo musozi urahari, ugomba kwiga kuko uri mu isi, ntuzareka kwiga, ugomba gusoma ibitabo byinshi, ariko ibyo bitabo ntago ukwiye kugenda ngo ubyirunduriremo ubigwemo. Urekere ibyo wizeye, ubireke ubivemo, ntago bikwiriye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto, Abakorinto 8 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo ibyerekeye ku byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa turabizi, kuko twese twahawe ubwenge butera kwihimbaza, ariko urukundo rurakomeza. Umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntaba yari yakagira icyo amenya, kuko ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Imana yacu itugirire neza. Twese dufite ubwenge, ariko uko umuntu arushaho kugira ubwenge, niko arushaho kwishyira hejuru, akihimbaza. Uko umuntu arushaho kugira ubwenge, niko arushaho kwihimbaza, akishyira hejuru, akibwira yuko azi ibintu byinshi. Ariko Bibiliya iratubwira ngo uwibwira ko azi ibintu, uwibwira ko afite ubwenge, nta kintu azi ukurikije ibyo yakabaye azi. Niyo mpamvu mwene data nkubwira ngo ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi. Imana yacu itugirire neza. Ufite byinshi byo kumenya, ushobora kuba uri kwibwira ko uzi byinshi, ariko ukeneye kumenya byinshi biruta, ukeneye kumenya ibindi byinshi. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Reka dusome Imigani, ni ibice 4.
tugiye gusoma imigani ibice 4, ndumva ariho turasoreza, hanyuma dufate umwanzuro kuri iki kintu kijyanye n'ishuri. Haravuga ngo bana nimutegere amatwi ibyo so abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke, buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Buzagutamiriza imbabazi ho umurimbo, buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Aha ngaha ijambo ry'Imana ritangiye ritubwira ngo mwana wanjye. Nakomeje kubabwira nti 40% by'imyitwarire y'umuntu abikura ku babyeyi, 60% akabikura kuri environment. Ubwo n'ubushakashatsi. Ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo mwana wanjye, tegera amatwi ibyo nkwigisha, wubahiriza amategeko yanjye. Hari uburere ababyeyi baha abana babo. Natwe rero mu buryo bw'umwuka hari uburere, hari ibyo tubwirwa n'umwami wacu, hari ibyo tubwirwa na data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru. Ikibazo kiri herero, kubera icyo abantu babivamo, kubera icyo umuntu ajya kwiga ashaka ubuhanga, nk'uko Bibiliya irimo iratubwira, kitubwira ngo tubushake ubu bwenge, dushake ubuhanga, ngo buzadukiza, buzatwambika ubwiza. Kubera iki twinjira muri ibyo bintu byo gushaka ubuhanga n'ubwenge, ariko tukibagirwa amategeko Uwiteka dutegeka? Biterwa n'iki? Impamvu ni iyihe? Ntago data tumuzi. Rimwe na rimwe turacanganyikirwa, Imana tuyishidikanyaho. Bamwe bashidikanya kuri Yesu, bamwe bati ni intumwa, abandi bati ni Imana, abandi bati ni umwana w'Imana, abandi bati ese umwana w'Imana yavutse gute nk'umuntu? Mbega abantu byarabacanganyikishije. Mbega Bibiliya yitubwira ko Yesu ubundi ngo azaba ikimenyetso kigirwaho impaka n'abantu. Abantu impaka zarabishe, ntibazi data wa twese, ntago bamuzi, ntago bamusobanukiwe. Niyo mpamvu nta mabwiriza y'ababyeyi babo bafite, nta mabwiriza duhabwa n'Imana, ntayo dufite. Ntago iyo ufashe urugendo ugiye kwiga mu buzima busanzwe, ugiye ku ishuri, nta yandi mabwiriza, nta mpanuro twigeze duhabwa ituruka ku Mana. Usibye kuba tujya gusenga, bagashyiramo umuziki, tukabyina, tukishima, bagakurura amarangamutima, bakaduhumuriza, tukumva koko nibyo, bakatubwira ati gutabaye, ugataha wumva ngo iragutabaye, bakakubwira ngo ikura ku cyavu, ugataha wumva ko ikura ku cyavu. Ariko mwene data, ntago wigeze nka so, nta mpanuro nka so wigeze ubona zituruka ku Mana, zikubwira ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Zikubwira ngo mwana wanjye, icyo cyitondere, iyi nzira ntukayinyuremo, nyura muri iyi nzira, kuko ari izatuma ubasha kuramba muri iyi si.
ntago data tumuzi. Haleluya, ntago data tumuzi, ndetse n'iyi jwi rye ntago tujya twumva ijwi rye, ntago tujya tubasha kumva ijwi rye aduhamagara. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo intama ngo zumva ba shebuja, ngo amatungo yumva ba shebuja, ngo iyo shebuja avuze ngo intama yumva ijwi rya shebuja. Ngo ariko ikibabaje ni uko abana banjye batazi ijwi ryanjye. Nicyo kintu kigorana, niyo mpamvu abantu babivamo bakabireka. Abantu ntago bigeze, nta isi yabatwaje igitugu kubera nta mabwiriza bigeze bahabwa n'umwami wabo, nta mabwiriza bigeze bahabwa n'umubyeyi wabo ari we bita data wa twese uri mu gihe cyo mu ijuru, Imana Data, Imana yaremye isi n'ijuru. Nta mabwiriza bafite, niyo mpamvu nta bwoba. Niyo mpamvu umuntu usanga nta bwoba agira bwo gukora icyaha, agakora icyaha uyu munsi akagisubiramo, ugasanga akavuga ati oke ndabikora, ejo nzihana, nzegera pasiteri mwaturire ansengere nihane, nongere nsubire mu murongo muzima, kubera ko nyine nta bwoba ajya agira, ntabwo ajya atinya Imana. Ariko ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 20 umurongo wa 20 niho hatubwira ngo igitinyiro cy'Uwiteka, kwa kundi amabuye n'imirabyo byakubise Abisiraheli bagatitira bakagira ubwoba, bakabwira Mose bati reka igireyo uzaze utubwire. Icyo gitinyiro cyabaga ku Bisiraheli, icyo gitinyiro kiba ku bana bayo, icyo gitinyiro kiba ku bwoko bwayo, nicyo gituma umuntu adakora icyaha. Umuntu iyo ageze igihe yumva gukora icyaha ntacyo bimubwiye, akumva nta bwoba afite, icyo gihe nyine ntabwo aba yari yagasobanukirwa ise, ndetse nta n'ubusabane ajya agirana na se, ahubwo ibyabamo ni igipindi, ni ikigare, ni seyasa. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe mwene data, ukwiye kubana n'Imana nka so, ukabana Imana, mukabana nka papa wawe, umubyeyi na se. Wakosa umubyeyi akaguhana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ngabo nkunda ndabacyaha, ngo nkabahana ibihano. Iyo wakosheje, umubyeyi nk'Imana iraguhana, ikakugorora, ikagushyira mu murongo mwiza. Ariko nukora icyaha uyu munsi ukongera ukagisubiramo, ntihagire inkurikizi, ntihagire ijwi wumva, icyo gihe so ntago umuzi. N'imbogamizi rero, niyo mpamvu usanga rero ubumenyi, uko twinjira tujya ku ishuri twiga byinshi, birangira isi dukuruye, bwa buhanga isi twereka bikarangira biturushije imbaraga, kuko tutazi data. Ugasanga turabyibagiwe, tubivuyemo, twigiriye mu bindi bitunezeza, twigiriye mu bindi twakoreye ubushakashatsi, twamenye uko bimeze. Mwene data rero, niki kizakuvana muri ibi bintu? Imana ntago bayiga, Imana ntibayisoma mu bitabo. Kumenya Imana ni ihishurirwa. Icyakora uko urushaho kwegera Imana ushaka kuyisobanukirwa, Imana izakwishurira. Imana yigeze yihishurira Sawuli ubwo yaragiye kujya kurenganya ubwoko bw'Imana, ngo ari ku ndogobe, ngo indogobe ngo iyo yahise ibonekerwa, ibona marayika ari imbere, ibona umuntu ufite inkota, ihita ihagarara yikubita hasi. Ariko nawe ngo yumva, ahita abonekerwa, ngabona urumuri rumukubise mu maso, ntiyagira icyo abona. Arangije ngagwa hasi, ngaravuga ngo urinde mwami, ngo urinde ndenganya. Kuko Yesu ngo yaramubwiye ngo undenganyirize iki Sawuli? Ngo nuko Sawuli ngarangije ngaravuga ngo urinde mwami uwo ndenganya. Ariko
ukwiye guhishurirwa. Ndagusabiye ngo Yesu akwihishurire kugira ngo ubashe kumusobanukirwa. Nicyo cyonyine kizagufasha kugira ngo ubashe kugenda muri uru rugendo, iyi si turimo, iri shuri turimo, uko environoma turimo, kugira ngo itazakugusha ngo ubivemo wumve amabwire, wumve inyigisho zindi zijyanye n'irari ryawe ngo zikugushe. Ikizabi gutambutsa, ikizatuma urenga uno musozi ni uko uzaba warahishuriwe Kristo, uzaba warahishuriwe Imana. Imana ikabibana nawe, ukaba wumva ijwi ryayo, Imana ikaba muri wowe ukayumva. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abari muri Kristo Yesu ngo baba bahindutse icyaremwe gishya. Ukwiye kuhinduka icyaremwe gishya, ibya kera bigashira, ukaba umuntu muzima, ukaba umuntu mushya muri Kristo Yesu, ukayoborwa n'Imana. Imana ikaba ariyo ikuyobora. Intambwe uteye ukayitera uyobowe na Kristo, Imana ikakwihishurira. Naho nibitaba ibyo rwose, uyu musozi bita ishuri ntabwo uzawurenga, kuko ishuri ni ryiza, rizakubeshaho rwose. Bibiliya inadushishikariza gushaka ubumenyi, gushaka ubwenge, ariko nutitwara neza, nutitonda, uzasanga bibigoranye. Iyo dusomye Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 17 umurongo wa 20, dusanga ba Daniyeli na bagenzi be bari abahanga. Bibiliya itubwira ko bari abahanga, bari bafite ubwenge, ngo ndetse muri icyo gihugu ngo nta n'uwabarushaga ubwenge n'umwe. Daniyeli we yari afite umwihariko wo gusobanura inzozi. Ni ikigaragara ko ubwenge ni ingenzi. Bubahaga Imana, ariko bari banafite ubwenge. Ibyo umwami yababazaga yasangaga babimenye kare, bahita babisubiza neza kandi ku murongo. Ibyo babigishaga barabifataga neza cyane. Ntago kubaha Imana bikuraho kuba uri umuhanga. Waba dogiteri kandi wunubaha Imana. Ariko usanga abantu uko arushaho gukura mu buryo bw'ubwenge, agenda Imana ayibagirwa, ayitera umugongo. Ariko si byo, abahanga bariho. Reka dusome Timoteyo ibice 6. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 6. Turebe uko hatubwira. Haravuga ngo, Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukire amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba, bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane nawe. Mwene data, hari abantu bavuze ko bafite ubwenge barayoba. Hari abantu bavuga ngo bafite ubwenge. Bibiliya iratubwira ngo ni ingirwabwenge. Mwene data, nshuti yanjye unkurikiye muri aka kanya, ndagira ngo ntuteshwe ku byo wumvishe, ibyo wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ntuteshwe ku byo wizeye, ntiwibagirwe ibyo Imana yagukoreye, ntubivemo. Izo ngirwabwenge ubitere umugongo, ukurikize ibyo kwizera umwami Yesu Kristo. Hari abantu bayobye, abo bantu batera umugongo, bayobye bibwira ko bafite ubwenge, nyamara barayobye. Yesu aduhana umugisha. Nagira ngo nkumenyeshe ko ubwenge bushobora gutuma uyoba. Rero ntugwe muri uwo mutego, uwo musozi ntuguhitane. Komeza ibyo kwizera, komeza icyo wafashe. Kristo akubikiye ikamba ryiza. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndabashimiye ko munteze amatwi. Mbararikire gukurikira ikindi kiganiro kizavuga uwundi musozi ugoranye cyane, nawo wa 3, nawo mbararikire kuzawukurikira. Kandi rwose komenti zanyu ni ingenzi kuri twebwe. Shalom shalom.
amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ndagushimiye nyakubahwa Imana, ngushimiye ko ubanye natwe, ngushimiye ko Uwiteka utugiriye neza. Birakwiriye ko isi idakwiye kudushuka ngo twibagirwe ibyo wadukoreye, ngo twibagirwe ko hari urugendo dufite, ngo twibagirwe ko Uwiteka hari icyo wadufatiye, hari aho wagiye kudutegurira nk'uko ijambo ryawe ribitubwira. Ndakwinginze rero kugira ngo ubane n'umuntu uwo ari we wese, utugirire neza, utwambike imbaraga, reka utunyuze mu nzira nziza yo gukiranuka, uturinde ibishuko, uturinde Uwiteka Nyiringabo ibigeragezo bituma twabivamo, ahubwo nyemerera utugirire neza, utwiteho, utugoteshe abamarayika, ukomeze kuturinda umubi Uwiteka Nyiringabo, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ryo guhabwa icyubahiro. Urakoze, ndagushimiye, komeza kubana natwe kandi turakwizeye. Aho ugejeje ukora tubaye tukuzamuriye amaboko, warakoze Uwiteka. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro, komeza kutugirira neza, ari mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, urakoze. Amen.